iyo umuntu amaze gukizwa urugendo rw'agakiza ruba rutangiye. Iyo ugikizwa uba utangiye urugendo rurerure, kandi urwo rugendo rugiye rugirwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Rya mukurikire neza. Hari ibintu bibiri bigaragaza umukristo uri gukura mu buryo bw'umwuka. Ubwo bwami waje usanga bufite amahame, bifite ubwo bukora. So iyo utagenda understanding amahame y'ubwo bwami, ubaho nabi, wakagombye kubaho neza. Niyo mpamvu usanga hari abakristo bizera Imana, barakijijwe biri genuine, ariko kubera icyo ari abakene. Kuko Kristo ikintu cya mbere aguha ntabwo ari amafaranga, kuko aguha ikirenza amafaranga, ubugingo buhoraho. Mukurikire neza. So imigisha yindi tubona muri Kristo Yesu ni ukugenda twandastandinga amahame y'ubu bwami twaje kwinjiramo. So bishatse kuvuga iki? Igihe cyose udasobanukiwe amahame muri ubu bwami, ubaho nabi, urasafaringa, kandi hari amahame yagombaga kugira. Hallelujah. Amen. Nubango imbaraga zagukiza kanseri ni nazo mbaraga zaguhesha ubutunzi wujuje amahame y'ubwami. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Kuko uburyo hanze bikorwa siko twebwe hano bikora. Hanze babanza strategic, babanza business planning, babanza everything, ariko twebwe hano mu bwami tubanza gushyira Imana imbere. Igikuza umuntu ni ijambo n'icyamwubatsemo. Yego. Impano, impamvu Imana yazitanze, mukurikire, impamvu Imana yazitanze ni ukugira ngo zifashe umubiri wa Kristo kumenya imbaraga z'Imana. Ariko imbuto z'umwuka, impamvu Imana yazitanze ni ukugira ngo abantu bahishura Imana muri society. Fire. Ikibazo cy'abakristo dufite muri kino gihe ni uburyo tudafokasinze ku bintu bidukuza mu buryo bw'umwuka. Reba ni kanga usoma ijambo, reba ni kanga ufata ibihe byawe n'Imana byo gusenga no gusabana nayo. Ntabwo imirimo Imana yakoze ku buzima bwacu ari cyo kintu cya mbere kidutera gushima Imana, nubwo nabyo ari byiza. Ikintu cya mbere kidusunikira gushima Imana ni ukubera Imana iyo ariyo ku buzima bwacu. Nta kintu cyaduhindura kubera ko twasobanukiye Imana iyo ariyo. So bimwe mu bintu bituma dusobanukirwa cyangwa dushima Imana nuko twasobanukiwe Imana iyo ariyo ku buzima bwacu. Imana ni iki? Ni urukundo. Twibagirwa ama position dufite. Nibyo unyumva? Nibyo koko iyo tugeze hano hanze urakomeye, nukuri turabizi kukomeye. Ariko iyo tugeze mu nzu y'Imana biraturenga, bitewe n'Imana iyo ariyo twakibuka imirimo yose Imana yakoze. Dawidi yaravuze ngo nta kindi yo nyibutse ngo muramburira amaboko. Ngwiza ukuri, waba uri ndashima ibyo urimo, yego birakubabaje nibyo, ariko wibuke ko hari ibyabanje byari bibabaje yabanje gukora. Banza ufatireho, banza ubwenge ngo nubwo bimeze biki, ariko abacuranzi bagiye Imana yanjye. Donc nubwo bimeze gutyo ndabanza muhimbaze, ndabanza nkubyinire. Dore inkuru nziza, igihe cyose uhimbaje Imana, Imana iraza igabohora umuryango wawe. Imana iraza ikakurwanira intambara utekereje. Wowe icyo ukora, akanwa kawe kuzuza amashimwe. Nari mvuze ngo tuyakomere umwami w'abami, umwami Yesu, twongere tumuvugirize impundu nyinshi. Oya, ntabwo biragenda neza, tumuvugirize impundu nyinshi. Come on, Elayoni murahari, tumuvugirize impundu nyinshi uwo mwami. Twongereho n'amashyi menshi. Tumuzamurire ibiganza nk'uko igiterane kivuga ngo tumuramburiye amaboko. Ni Zaburi Dawidi yavuze ikomeye cyane. Reka nawe umuzamure amaboko umubwire ngo turagushimiye mu izina rya Yesu. Vuga ngo mwami Yesu, turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Katwicarire. May God bless you. Ndanezerewe cyane kongera kuba hano. N'umugisha ukomeye, ntago tubifata nk'ibisanzwe. Niteka tuba twatewe n'umugisha tuba twagiriwe kongera guhagarara imbere yanyu kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Muriteguye umugoroba? Iyo tugeze mu ijambo ry'Imana turatuza, ibintu byose birahagarara kugira ngo dukurikire twumve icyo Imana ivugana natwe. Mbwira mugenzi wawe ngo ntihagire ikintu kikurangaza. Uri kumubwira nkaho wamutinye, mubwire ngo ntihagire ikintu kikurangaza. Nta guhaguruka no gukurikirana ijambo ry'Imana. Avuga ngo amen. Munyemerere twongere duhuze ibiganza, dukomere umukozi w'Imana amashyi, Prophet Ernest.
urakoze cyane mushumba kongera kudutera iteka ryo kugaruka hano. N'umugisha udasanzwe kandi ndazi ko muri iyi minsi tuzagirana ibihe byiza kandi ibihe bidasanzwe mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Urakoze rero kuba utugira icyizere tugahagarara muri murimo ndetse no kuduha platform. Buri muntu ugahaye agatuti aba ari ikintu gikomeye. Hari ikintu Tracy yavuze kare, iyo ugiye ahantu ukabona urahagarutse ushatse kuvuga ko bitanze. Yego, so rero nanjye reka nitwaza urwo rugero, iyo ugarutse ahantu aba ari umugisha ukomeye. So murakoze kudukunda, murakoze kudushyigikira kandi murakoze gushyigikira n'umukozi w'Imana. My bishop rero Imana iguhe umugisha, wagize neza. Reka twongeye tumukomera amashyi. N'umugabo w'Imana, yes, kandi afite umutima w'Imana. Imana iguhe umugisha. Reka nirukange kubera iminota mikeya. Bakozi Imana, Gabi Kamanzi, Tracy n'abandi, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Nitwa Jackson, umushumba w'Itorero Spirit Revival Temple, dukorera Kicukiro. Umunezero kuba hano ndetse na timu yose twagendanye. Hari abari hano bahaguruke tubarebe aho twagendanye. May God bless you. Yes, ariko mubahaye amashyi make koko. Wow, ndabona n'abandi nyuma hariya, n'abandi nyuma. God bless you. Imana ibahe umugisha kubwo kudushyigikira. Reka mwicarire. Imana ibahe umugisha, ndabakunda kandi murakoze ku supporting. Abangaba ni batavuga amen, mwemwe muzivuge cyane. Yego, okay. Aha, nazanye rero na bishop wanjye mukuru, my wife. Reka haguruke ariko mwamukomeye amashyi. Yesu aguhe umugisha. Ariko naza avuga akajambo mwumve n'akajwi, sibyo na? Please come. Ariko Imana irakunda abagabo koko. So n'umudamu wanjye tumaranye imyaka 5, turanezerewe. Hari igihe umuntu ashobora kureba umuntu abwiriza ukibaza buriya n'umuriro w'Imana n'imbaraga z'Imana, ariko ibyihishe inyuma nuko abadufashe neza. Amen. Nkunda kubivuga kandi ndabimwubahira. Ndagukunda badi. Ariko ureba abantu bafite agashyari cyane hari inyuma. Okay, mbwirira mugenzi wawe ngo punguza amajaruzi. Hallelujah. Sara abantu bateranye cyane. Hallelujah. Kandi mwarenza aho ngaho. Hallelujah. Kandi cyane. Hallelujah. Abantu baje kuramya Imana. Hallelujah. Abaje kwiramburira amaboko. Hallelujah. Ese warenza aho ngaho. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndashima Imana cyane ko twagarutse aha ngaha. Amaze kuba mu rugo. Turashima Prophet cyane na Madame. Imana ibahe umugisha. Na church yose Imana ibahe umugisha. Nta bintu byinshi navuga. Ndashima abakozi b'Imana nongeye guhurana nabo, ndabakunda mwese cyane. Imana ibahe umugisha. Nta kindi nababwisuye kubabwira ngo dutegure imitima yacu, Imana idukoreho, Imana indure ubuzima bwacu. Muri iki cyumweru mubona Imana kurusha ikindi gihe mwize mubona Imana. Ndabasaba muzamure expectations zanyu. Muzamure expectations zanyu kugira ngo mubashe kubona Imana. Nta muntu washatse Imana ngo ayibure. Yaduhaye promesse avuga ngo nimukomanga nge nzabafungurira, nimumamagara nge nzitaba. Abaje gukomangira Imana, abaje guhamagara Imana, abaje gushaka Imana muraza kuyibona mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndakunda cyane. Aha. Tuvuge ngo amen. Hari abantu mukeneye deliverance. No, biri serious. Okay, now protocol turazirangije, reka twataka ikirere cy'umwuka sasa. Bwira mugenzi wawe ngo fire. No, fire iracyaha sikanga Satani muge ngo fire. No, vuga cyane ngo fire.
iyi minsi 7 tugiye kuba hano nagira umugisha wuko ari njye ugiye gutangira. Reka nkubwize ukuri, ubuzima bwawe Satani yabishaka atabishaka bugomba guhinduka mu izina rya Yesu. Umva nkubwire ikintu numvishe umwuka nganiriza ndi gusengera aya materaniro. Iyi sare mubona yahindutse ikidendezi cy'Ibetesida. Buri muntu wese uzinjira amahanga byange bikunde hari ikiganza cy'Imana kijojoba ibyiza, kizakora ku buzima bwawe, kizakora ku muryango wawe, kizakora. God bless you. Vuga cyane ngo haleluya. Umva ikintu kigiye kubaho. Prophet ari ikintu numvishe ndi gusenga. Imana igiye gukora ku miryango y'abantu cyane muri kino cyumweru. Imana niguha umugisha uzazane n'umuryango wawe n'abana bawe. Murumva icyo nshaka kuvuga? Iki cyumweru Imana iraza guhindura ubuzima bwacu, apana ubwacu gusa, n'imiryango yacu mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ubwire ngo uzajya kurangiza icyumweru hari inkuru yahindutse mu muryango wawe mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen. Vuga cyane ngo amen. Kandi ndagusaba iki kintu, gabanya idini, gabanya protokole muri kino cyumweru. Noneho nyuma y'iki cyumweru uzongera usubire mu idini ryawe. Uzi impamvu? Igihe cyose hari igihe umuntu aba afite umutima ugoye ko n'Imana yamukoraho. Wasa umutima w'umuntu urafunze. Nk'ubu hari abantu bicaye hano ariko barabati buriya se biriya yambaye ibiki buriya byaye. Nukomeza kuba mu mubiri Satani araza kugufungira aho ngaho, abandi babe batabarwa, wowe uri mu myenda, wowe witeguye ngo ukuntu avuga. Vuga cyane ngo amen. Mu bintu ugomba kwitondera kino cyumweru, gira focus. Ubwira Imana ngo Mana nditeguye, ndexpectinga, mfite inzara n'inyota. Hari umugabo nibutse witwa Bartolomayo, yabonye Yesu, yamenye amakuru, ntabwo yamubonye ko yari impumyi, yamenye amakuru ko Yesu ari guca aho ngaho, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Yesu mwene Dawidi girane. Abamwumvishije na cya Petero kirimo cyarabati ceceka. Gira gute? Ceceka. Ngo baramucecekesha. Bibiliya ivuga ngo ariko ngo yanga guhora, arakomeza aratakamba. Yesu aranje bati uwo muntu wakomeje gutakamba ninde? Mumubwire aze. Vuga cyane ngo haleluya. Iki cyumweru duhagarariye imiryango yacu, iki cyumweru duhagarariye business zacu. Imana y'Abisiraheli, Imana yagize ibyo ikora ku bandi, Imana yagize ibyo ikora kuri uyu mubyeyi. Uyu munsi Imana iraza kugira ikintu ikora ku buzima bwawe. Iki cyumweru amateka y'ubuzima bwawe araza guhinduka mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza uvuge ngo I receive it. I receive it. Twiyicarire. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. Ku manywa muzamurira ibiganza uwo mwami. Nijoro marira aratemba, rumara ubwoba rutumani. Jambraga zogo baria dakos, kemfregedege baria darahush. Kumangwa rasobregede nijoro marira aratemba, rumara ubwoba rutumani. Kubimenya nibwo buzima, kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. Mwami w'abami, Imana yaduhamagaye, duciye bugufi kugira ngo imbaraga zawe zikorane natwe imugoroba. Reka ugire ubwiza bumwe utuvanamo nk'itorero ryose, utugeze mu bundi bwiza. Nta mwana w'umuntu wakora ibi ngibi atari wowe Mwami.
turakwiteguye iki cyumweru mu izina rya Yesu. Dushyize iki cyumweru mu biganza byawe. Reka package yose wateguriye buri wese uri hano, reka azayitahane mu izina rya Yesu. Mwuka wa Data, kora imirimo mu bwoko bwawe, uhindura ubuzima bwacu. Nyuma y'iki cyumweru twambukana amashimwe mu izina rya Yesu. 2025 ubu mwaka w'amashimwe n'ubuhamya bushya ku buzima bwacu ndetse n'imiryango yacu. Mwuka wera, kora umurimo. Tugukomeye amashyi menshi, tugushima mu izina rya Yesu. Zaburi 43:5-6. Numva amavuta menshi ahantu, tuvuge ngo amen. Zaburi 43:5. Mutima wanje, niki gitumye wiheba? Niki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kugira gute? Nako mutagize. Ngaho nyarutsa nanone. Nzongera kugira gute? Kwishima niyo gakiza kanje. I will fire you. Okay? Reka dukoreshe biriya zacu zisanzwe. Please komeza. Hallelujah. Kadusome mu izina rya Please Yesu. mubikemure vuba. Yes. Mutima wanjye, niki gitumye wiheba? Niki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima. Niyo gakiza kanjye, ni Imana yanjye. 6. 55. No, umurongo wa 6. Nta uriho. Nanditse nabi. Let me check. Yakunze muri media. Verse 6. Dore nayibonye hano bijya kuri 6 singiye. None bari kuri 43. Yes. Ndabatuza gakiza. Ijana 43 please. Hallelujah. Okay, havuga ibintu nkumva. Nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe. Nkuramburira amaboko, umutima wanjye ugirira inyota, ukugirira inyota. Irekerere. Amen. Iyi niyo topic tuzaba turi kuganiraho muri no minsi. Amen. Abiteguye muvuge ngo amen. Amen. Reka ntangire muri ubu buryo. Mundebe, please watch this. Abiteguye kumva ijambo ry'Imana muvuge ngo amen. Hallelujah. Amen. Just pause mukurikire, movement zigabanuke, protocol, and then dukurikire. Iyo umuntu amaze kwakira agakiza, hatangira urugendo rwo gukura mu buryo bw'umwuka. Kwakira Kristo ntago bigukuza mu mwuka. Kwakira Kristo ntago bikugeza, ntago uhita winjira mu ijuru, ahubwo ubuhawe impano y'ubugingo buhoraho. Icya kabiri, ububabarirwa ibyaha. Ndibaza igihe mperuka hano nabigishije ku murimo Kristo yakoze ku musaraba. Now, iyo umuntu amaze gukizwa, urugendo rw'agakiza ruba rutangiye. Iyo ugikizwa, uba utangiye urugendo rurerure, kandi urwo rugendo rugiye rugirwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Rya mukurikire neza. Ku mukristo umaze gukizwa, uri muri church, dore ikintu Imana ibaye expecting. Mwibuke ko iyo usomye mu gitabo cy'Abefeso 4, I think 11, birivuga ukuntu Yesu yatanze imihamagaro 5. Yatanze intumwa, abahanuzi, abigisha, abapasteri n'ibindi, kugira ngo bedifying, kugira ngo bakuze umurimo w'itorero. Iyo usomye muri Yeremiya 3:15, biravuga ngo I will give you pastors according to mine heart, they shall feed you knowledge and understanding. So impamvu Imana itanga abahanuzi, impamvu Imana itanga abapasteri, impamvu Imana itanga ino mihamagaro apostleship n'indi mihamagaro, nukugira ngo itorero nk'umubiri wa Kristo, abana b'Imana bakure bageze ku kigero gikwiriye, ku kigero cya Kristo. Mu Befeso 4:12 irukana. So icyo gihe rero ikintu kibaho nukugira ngo ukure, uve ku rugero rumwe ugere ku rundi rugero.
kugeza ubwo twese tuzasohora ku bumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Mwabonye? Kumenya Kristo, kumenya umwana w'intama, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse. Tuvuge ngo amen. Bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cyande cya Kristo. Mwana magambo, ibintu byose dukora mu nzu y'Imana bifite purpose yo kudukuza kugira ngo tugere ku kigero cya Kristo. You get my point? Now, hari ibintu bibiri bigaragaza umukristo uri gukura mu buryo bw'umwuka. Mfite hano mbaganisha. Muvuge ngo amen. Ongera uvuge ngo amen. Amen. Hari ibintu bibiri bigaragaza umukristo uri gukura mu buryo bw'umwuka. Icyambere ni ubumenyi cyangwa se ni understanding agira ku murimo Kristo yakoze ku musaraba. Umukristo cyangwa mukurikire please tube hamwe. Ikintu kigaragaza kuri gukura mu mwuka ntabwo ari ukuri kuririmba nka Gabika Mazi. Ntabwo ari uko uri ku no, ikintu cyame kikugaragaza understandings, wasobanukiwe umurimo Kristo yakoze ku musaraba kubwawe. Nubwo iyo ugenda ukura kubera iki agakiza, freedom n'ibindi byose biteretse mu gusobanukirwa umurimo Kristo yakoze ku musaraba. So ubu bumenyi ugenda ugira understanding, niyo mpamvu irivuga ngo ubwoko bwanjye, Hosea 4:6, burimbuwe buzize kutamenya. Even though ari ubwoko bw'Imana, even though ari ubwoko bwanjye, burarimbutse. Nta n'ikintu mfite kubikoraho kuko nta bumenyi bagize gute bafite. Now, ikintu cyambere kigaragaza umukristo uri gukura mu buryo bw'umwuka ni uburyo ari gukura mu kumenya Kristo, kuko urufunguzo rwa byose rwihishe mu kumenya Kristo. Paul asengera Abefeso ati ndabasengera ngo Imana ubaha umwuka w'ubwenge nihishurirwa bitume mugira gute muyimenya. Nubwo kumenya Imana ni urufunguzo rufungura ibintu byinshi. Kumenya umurimo Kristo yakoze ku musaraba bifungura ibintu byinshi. Vuga ngo amen. Icyambere mwacyumvishe kigaragaza umuntu ukuze mu mwuka, uko ukura mu mwuka bizigaragaza uburyo ugenda usobanukirwa umurimo Kristo yakoze ku musaraba. Icya kabiri vuga ngo amen. Vuga cyane ngo avance. Icya kabiri ni ugusobanukirwa amahame y'ubwami bw'Imana. Basubiramo. Icya kabiri kigaragaza umukristo uri gukura mu mwuka ni uburyo understanding, ni uburyo atahura amahame y'ubwami yinjiyemo. Mwene magambo, ushobora kuba mu bwami kuko Yesu ikintu yakoze yakubabariye ibyaha, aguha Imana y'ubugingo buhoraho, ariko aguhindukira irembo rikwinjiza mu bwami. So ubwo bwami waje usanga bufite amahame, bifite ubwo bukora. So iyo utagenda understanding amahame y'ubwo bwami ubaho nabi, wakagombye kubaho neza. Niyo mpamvu usanga hari abakristo bizera Imana barakijijwe biri genuine, ariko kubera icyo ari abakene. Kuko Kristo ikintu cyambere aguha ntago ari amafaranga, kuko aguha ikirenza amafaranga, ubugingo buhoraho. Mukurikire neza. So imigisha yindi tubona muri Kristo Yesu ni ukugenda understandinga amahame y'ubu bwami twaje kwinjiramo. Amen, amen. So bishatse kuvuga iki? Igihe cyose udasobanukiwe amahame muri ubu bwami ubaho nabi, urasafaringa, kandi hari amahame yagombaga kugira. Hallelujah. Amen. Reka mvuga kandi Prophet hari ikintu maze kubona. Vuga ngo amen mbabwira. Amen. Murabona ukuntu dusengera abarwayi bagakira? Yego? Yego. Please tube hamwe. Murabibona? Umumama yatanze testimony, aramuhanurira, ibitangaza birakoreka. Twese turabyemera ko ari imbaraga z'Imana. Ngiye kubabwira ikintu cyanshokinze. Izo mbaraga z'Imana dukoresha dusengera abantu ibitangaza bigakoreka, izo mbaraga ni nazo ziri inyuma yo kuzuza amahame. Deeper. Murabyumva? Kuba izo mbaraga z'ubumana twasengera umuntu agakira, the same power, izo mbaraga ni nazo zihisha inyuma y'amahame. Iyo wujuje ihame, izo mbaraga zirakora iryo hame rikaguha umusaruro. Hallelujah. Yes, biraza kuza muhumuri, biraza. Tuvuge ngo hallelujah. Hallelujah. So iyo umukristo rero ataramenya ko imbaraga zikiza abantu mu bwami zingana n'imbaraga zirihisha inyuma y'amahame muri ubwo bwami. Nubango imbaraga zagukiza kanseri ni nazo mbaraga zaguhesha ubutunzi wujuje amahame y'ubwami. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Kuko uburyo hanze bikorwa siko twebwe hano bikora. Hanze babanza strategic, babanza business planning, babanza everything, ariko twebwe hano mu bwami tubanza gushyira Imana imbere. Murabyibuka abo twari turi ibyo bindi biza nyuma,
ariko twebwe nk'abana b'Imana tubanza Imana imbere. Uzi impamvu? Iyo wabanje imbere Imana niyo igurwanirira intambara zose kugira ngo utavunika. Ntabwo uvunika kuko Imana ikuri imbere, ibyo bindi bikaza bikurikiye. So now najya mukurikire, hari irindi hame rero abantu batigeze bigishwa. Nshaka buro gushimira umushumba kuba mwarateguye ndetse na entire team yose kuba mwarateguye iki giterane. Iyo banga nta rindi, iryo hame nta rindi, ni thanksgiving. Amen, amen. Ihame ryo gushima Imana. Mwani magambo, icyo nshaka kuvuga, uko wuzuza iri hame ryo gushima Imana niko zambaraga z'Imana murazibuka, Hallelujah. zambaraga zibakinga Yes. rya hame. Amen. Wakora icyo ihame rikora, Yes. ukakira umusaruro uturutse. Hallelujah. Muri rya hame. Hallelujah. Tuvuge ngo amen. No, mukanya biraza, don't worry. So ndacyari kwegeranya ibintu kugira mwumvaho ibintu bivanaho bijya. Icyo nshaka kubabwira ni iki? Mu bwami bw'Imana hari amahame. Ayo mahame ava muri Bibiliya. Murakurikira? The more you read Bible, the more you understand Bible, ugenda understanding a kingdom principles, ugenda understanding icyo twita doctrines cyangwa se doctrines, imyizerere, sibyo? So ibyo byose bikagera bigufasha kumenya Imana kurushaho, ariko no kubaho neza muri ino si kurushaho. Kuko muri finance, let me tell you something. Ntabwo uzagenda imbere y'Imana urira ubwira Imana ngo Mana nkiza ubu bukene, Mana ayo marira Imana izakureba igire gutya bati ihangane, kuko nayo ubwayo yarivugiye, ntabwo iri hejuru y'ijambo yavuze. Nimba ukeneye amafaranga hari ihame ugomba kuzuza, riza niyo rezili. Hallelujah. Nibyo. Preach. You are getting my point? So hari amahame muri ubwo bwami agenda dufasha kugira ngo tubashe ku understanding ndetse no kubaho neza. Ikibazo kiri he? Ku bana b'Imana twarakijwe Yesu, ariko ntiturahishurirwa ubwo bwiru bw'ayo mahame dushobora ku applyinga ubuzima bwacu bukaba neza uko bwari bumeze mbere. Ikibazo kiri he? Kiri ku bumenyi tutazi muri ubu bwami bw'Imana. Kandi reka mbabwize ukuri, munde mbabwira kandi this kingdom we are in, it is about knowledge dependent. Muri ubu bwami bw'Imana turimo buhagaze ku cyuzi. Icyo utazi urasafaringa, ariko icyuzi uhabwa umudendezo. Niyo mpamvu nshaka kubabwira, look for knowledge. Shakisha ubumenyi muri ubu bwami urimo, kuko nutabugira uzasafaringa muri ubu buzima. Trust me, kandi uzasafaringa ufite na Kristo. Nicyo kibabaje. That's why kubera ko tutarandastandinga amahame y'ubumana, niyo mpamvu turi gutukisha izina ryande rya Kristo. Byatangiye kuza. So icyo nshaka kuvuga ni iki, please. Niyo mpamvu uzasanga abakristo benshi turi kwanga ikintu kidukuza mu mwuka, tugashaka ikintu kitwa tuba excited. Tuvuga amasengesho, kwiyirisa ubusa no gushenga. Ndi bize mu kazi, ugatangira kugira izindi plot. Twagira imigoro bitatu ya gihanuzi tukaza twirukana. Ubuhanuzi ni bwiza ndahanura, ariko ubuhanuzi ntago bukuza umuntu. Yego. Gasubiremo. I prophesy too. Gasubiremo. Tina yabihamya na prophet twari turi kumwana. I can prophesy, I see in the spirit. But icyo si cyo cy'ingenzi. Igikuza umuntu ni ijambo ni cyamwubatsemo. Yego. Impamvu Imana yazitanze, mukurikire. Impamvu Imana yazitanze ni ukugira ngo zifashe umubiri wa Kristo kumenya imbaraga z'Imana. Ariko imbuto z'umwuka, impamvu Imana yazitanze ni ukugira ngo abantu bahishure Imana muri society. Fire. Mwani magambo, papa, impano zigaragaza imbaraga z'Imana mu bantu. Yego. Ariko imbuto z'umwuka zigaragaza character, akamero k'Imana mu bantu. Niyo mpamvu nushaka kwerekana kukijijwe, nimba ushaka kwerekana kuri umunyamwuka, ntuzagenda uhanura, ntuzagenda uvuga mu ndiri karos ukinjira muri office kariyabaho. No, ibyo nta kintu bimaze, ahubwo sana Kristo. Wera imbuto, bazaba kubaza byagenze gute, ubabwire ngo ngende umukristo zahora ndiwe. Ikibazo rero dufite cy'abakristo nuburyo ibintu bidukuza mu mwuka tubihunga. Tukishakira impano.
niyo mpamvu ushaka kubasubiza ku rufatiro. Munkurikire neza, ndashaka kubabwira, shaka ikintu kigukuza mu mwuka kuruta ikintu kigutuma uba excited, kuko excitement ni igihe gito, n'iby'igihe gito. Paul yaravuze ngo sinkireba kubiboneka, ndareba kubitaboneka. Uzi impamvu? kuko ibiboneka bibyarwa n'ibitaboneka. Nimba ushaka kugira stability muri ubu buzima, hanga amaso kubitaboneka. Ikibazo cy'abakristo dufite muri kino gihe ni uburyo tudafokasinze ku bintu bidukuza mu buryo bw'umwuka. Reba ni kanga usoma ijambo, reba ni kanga ufata ibihe byawe n'Imana byo gusenga no gusabana nayo. Niyo mpamvu uyu munsi kwa mena zagiye, haleluya, ziracyari hano muri no sare. Abi wanje muri mumvugira mena mu gihe abandi batari. Tuvuge ngo haleluya, haleluya. Let me tell you. Niyo mpamvu bakwinginga kuza mu rusengero. Ariko uri umukristo ugeze ku kigero uzi icyo urusengero rumara. Ntabwo ukeneye kureba posting ujye mu rusengero, ntabwo ukeneye ko baguhamagara abadiyakore please dufite igiterane uzaza. Nk'umukristo ukuze uba uzi neza ngo I have to be there, ngomba kuba hariya, habe kuwa gatatu habe kuwa kane, ngomba kwitabira mu nzu y'Imana. Uzi impamvu? Urabizi neza ko mu nzu y'Imana ariho tugirira ubumenyi bwo kumenya Imana kurushaho. Uko duterana biravuga ngo nuko munsi wegera ngo ariko murushaho kujya guterana. Ariko uyu munsi tutakoze post, tutakoze amavideo, abakristo ntago tubabona. Ububebe spirituel buraganje mu itorero. Hatinda aho ngaho. Ububebe spirituel bugaragara ryari? Igihe tutarasobanukirwa amahame y'ubwami twitirirwa. Muri kugeza kunyumva neza? Ikintu rero tugomba gukora, ikintu kigomba kudufasha ni uburyo tugomba gustandinga no kugira ubumenyi. Iyo uri umukristo kuze ntabwo birwa bakubwira ngo ujye utanga icya 10, uzi icyo bigomba gukora. Ubwo nkivuze kandi nkozikoze. Umve ya mashimwa yagiye. Urabizi hame ko bimeze, urabizi icyo. By the way, icya 10 nta nubwo ari n'itegeko kurusha, kuko icya 10 cyabayeho mbere yuko amategeko abaho. Papa, icya 10 cyazanywe nande? Na Mose, sibyo? Amategeko yazanywe na Mose, sibyo? Igitangaje rero, muzi ko icya 10 cyabayeho mbere yuko Mose abaho. Yes. Aburahamu niwe wahishuriwe, ageze imbere ya Melkisedeki amuha icya 10 cy'iki cya byose, arangije nawe amusabira umugisha wa byose. Amahame aberenza amategeko. You are getting my point? Muri kugeza kunyumva? Abari gufashwa tuvuge ngo haleluya. Let me tell you, hari ibintu nk'umukristo maze gukura mu buryo bw'umwuka batagomba kukwingingira. Let me tell you, ikibazo dufite mu itorero ry'uyu munsi ni ububebe spirituel twicaranye. Ikintu nshaka guhita mvugaho, kuba umaze imyaka 20 mu rusengero ntago bivuga ko wakuze mu mwuka. Mbaye clear? Let me take it again. Kuba umaze imyaka 20 mu rusengero ntago bivuga ko wakuze mu mwuka. Iryo ni idini. Bamfungira inzugi. Tuvuge ngo ubundi y'abakristo batangiye guceceka gutya rero ubutumwa bore kwinjira. Kandi nanjye nibyo nkunda. Just listen. Iteka ryose iyo utarandastanding amahame y'umwuka, amahame y'ububwami bw'Imana turimo, ubu utarakura mu buryo bw'umwuka. Now, straight to my point. Iyi Thanksgiving ni irindi hame mu bwami. Niyo mpamvu hari imbaraga z'ubumana zibakinga iri hame ryo gushima Imana. Ndiyo. That's why iyo ushima Imana genda bikoreka nk'uko bakurambikaho ikiganza bakagusengera. Za mbaraga zituma zigukiza ni nazo mbaraga zihishe inyuma y'iri hame, warikora ibintu bigatangira bigakoreka. Niyo mpamvu dushaka gushima Imana muri no mwaka, ndetse tunasoza n'uyu mwaka dushimira umukozi Imana yateguye iki giterane. Uko tuba turambura amaboko dushima Imana, uzareba ibikuta by'umuryango bigwa, uzabona za karande zigwa, uzabona imyuka mibi igwa, atari ikindi wakoze kuko wumviye iri hame ryo gushima Imana. Now, narindi muri introduction.
mwumvishe Thanksgiving ko ari hame, mwumvishe noneho nabajyanaga ko bimaze kuba clear. Good. Now Luka 17:12. My God, iyi nkuru yankoze ku mutima. Luka 17:12. Mukurikire turebe kuri screen twese amaso yacu please. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure yiwe. Next please. Barataka cyane bati mutware Yesu tugire gute tubabarire. Ababonye arababwira ati nimugende mwegera iki umutambyi, mwiereke umutambyi. Bakigenda bagira bate bagira bate. Next. Umwe muri bo, ndajya mukurikire neza, umwe muri bo abonye akize agira ate agaruka himbaza Imana n'ijwi rigira gute. Yikubita imbere y'ibirenge bye agira gute aramushimira. Yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu agira ate aramushimira. Kristo wizuye bigiye. Okay? Okay, please dusomere. Nabonye uri umusemuzi mwiza ntago gusoma byakunaniye ibyo byose. Ndabona byagatse aramushimira kandi uwo yari umusamariya. Umusamariya babafataga nk'abanyamahanga sibyo? Next. Yesu aramubaza ati ntimwakize muri bangahe? Uyu murongo niho hari message yanjye please tube hamwe. Yesu aramubaza Baya nabyo ni byiza nta bikomeye birimo, nta badayimoni ntimwirukana abazimu, nta bazimu bari hano. Yego. Yesu aramubaza ati ntimwakize muri 10 babandi 9 bari. Aha rero niho hantu ngiye nshingiye message yanjye y'umugoroba, ibindi tuzakomeza ejo. Munkurikire abandi 9 bari. Hari ikintu nasomye papa, hari ikintu nabonye ndi gusoma iki cyanditswe. Uzi ko na Yesu expectinga abateganya cyangwa ashaka ko abantu bagaruka kumushima. Yego. Ari kwibaza kugarutse urumwe kandi mwakize muri 9 muri 10 hakagaruka umwe kugira gute. So where other 9 abandi 9 bari bagiye. Ubu rero nibwo butumwa bwanjye, mukurikire neza. Bino bita bitwereka indwara abantu turwaye, uburyo ki twakira ibitangaza tukirukanka, ariko nitugaruke kuwadukoreye, tumwikubita imbere tumushimire. Yesu aba expectinga kugaruka kugira gute kumushima. Ariko ikibazo dufite abantu ntibarandastandinga umurimo wo gushima, abantu ntibarandastandinga iri hame ryo gushima nicyo bifungura. Uyu munsi ndakora introduction, ejo tuzakomeza n'ibindi. Tuvuge ngo amen. Now iyo ukurikiranye muri Bibiliya cyangwa se ugashaka ubumenyi kubijyanye n'iri hame ryo gushima Imana, usanga ryihishemo imbaraga zitarondoreka. Nimba hari ikintu maze kubona, andi mahame yose kuyafurufiringa, hari ikintu nasomye nabonye, andi mahame yose kuyuzuza aragoranye. Ihame muri ryo ryoroshye ni iri hame ryo gushima. Yego. Kandi iri hame ni naryo rifungura indi miryango yose yari ifunze ku buzima bw'umuntu. Tuvuge cyane ngo amen. Hallelujah. Uzi impamvu ayandi mahame yose washyira mu bikorwa, nubwo reka mbivuge muri ubu buryo, ntago Yesu ashamadukiye cyane, ariko Yesu ikintu yiteguye nukureba hari abantu bagaruka kushima. Papa nda Kuruta ibindi byose. Yakoze imirimo ikomeye, yagukishije indwara, hari ibyo yakoze mu muryango yacu, hari byinshi. Umwaka urarangiye uri muzima, niyo mpamvu wicaye hano. Niyo waba urwaye uraza gusohoka no wakize. Murankurikira neza. Abandi barapfuye, reba abantu mungana. Niyo mpamvu nshimira Imana yadutegura iki giterane cyo kuzamura ibiganza byacu, cyo kuzamura amaboko. Tuvuge ngo Mana warakoze ku mirimo ikomeye wakoze ku buzima bwacu. Tuvuge cyane ngo haleluya. Now mukurikire ku bantu bari kwandika, fundamental reason why we thank God. Nizihe
fundamental reasons ni ziherezo papa impamvu zifatika zituma dushima Imana. Iya mbere ndababwira ebyiri. Ni iyihe mpamvu ya mbere ituma tugira gute dushima Imana? Mwarambiwe? Tuvuge ngo amen. Impamvu ya mbere, ntabwo tuyishima Imana bitewe n'ibyo yakoze. Munde mbabwire, ikintu cya mbere kidukurira gushima Imana ntabwo ari ibyo yakoze ku buzima bwacu, nubwo nabyo ari byiza. Please najya tube hamwe dukurikire. Ntabwo mukurikire, ntabwo imirimo Imana yakoze ku buzima bwacu ari cyo kintu cya mbere kidutera gushima Imana, nubwo nabyo ari byiza. Ikintu cya mbere kidusunikira gushima Imana ni ukubera Imana iyo ariyo ku buzima bwacu. Ndiyo. Ntabwo dushima Imana bitewe n'ibyo yakoze, dushima Imana kuko twahishuriye iyo ariyo. Kuri cyacu mu gitondo nababwiye, Imana ishobora kubikora kandi ishobora no kutabikora. Igitangaje ni uko wayishimye mu bihe byose. Wibuke Shadraka na Meshaki na Abednego bavuze ikintu gikomeye, babwira Nebukadinezari, I think so, haravuga ati Imana yacu yabasha kudukiza ngo ariko naho. Donc nta kintu na kimwe cyiteguye ko twe duhinduka, nta kintu cyaduhindura kubera ko twasobanukiye Imana iyo ariyo. So bimwe mu bintu bituma dusobanukirwa cyangwa dushima Imana nuko twasobanukiwe Imana iyo ariyo ku buzima bwacu. Imana ni iki? Ni urukundo. Utajya gushaka ibindi bintu birenze. Imana ni iki? Ni urukundo. Iyo utekereje ku rukundo rw'Imana, watekereza imbabazi z'Imana, watekereza ineza y'Imana ku buzima bwawe, ibyo birakuriza bigatuma uhwera ukabata Imana nagushimane kubw'iyi mirimo ukora ku buzima bwanjye. Mukurikire, Imana ni urukundo. Ni na mpamvu yarwerekanye urukundo rwayo binyuze muri gutanga Yesu Kristo ku musaraba. Yohana wa mbere 3:1. Murebe urukundo ruhebuje Data wese yagize ate yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi. Mari magambo, uburyo bwa mbere wabona urukundo rw'Imana ku buzima bwawe ni umurimo Yesu yakoze ku musaraba ku bwawe. Mari magambo, ibyo bigusunikira kumenya urukundo ndetse n'Imana yakoze ku buzima bwacu. Iyo usomye, nagize ibyanditswe byinshi cyane, muraza kwihangana, simba nshaka kuvuga amagambo yanjye cyane, mashaka tuvuga ijambo ry'Imana, sibyo? Yohana wa mbere 4:16, God is love. Iki cyo cyanditswe kitwereka uburyo ki Imana, hari abantu bajye bashushanya Imana nkaho Imana ari ikintu cy'ikigabo cyambaye ikanzu y'umweru. Ubwo kandi tujya tuba manipulated n'amayereko abantu batubwiye ngo Imana ngo yansanze mu cyumba, ngo ari umugabo muremure cyane ngo wambaye ibintu by'umwe ngo bishashagirana. Ugahita utekereza ukavuga ngo uwo nguwo ni Imana, ko uwo ni Yesu. Hari n'abandi batekereza ko Yesu ari uriya muri filime. Uriya ni umukinnyi wa filime, ntabwo ari Yesu. Murakurikira, Imana ntabwo ari umuntu. Imana ni ihishuriro. Tukebas. Imana ntabwo, niyo mpamvu hari Paul yageze aravuga ati erega dufite byinshi byo kuyivugaho. Byaramurenze, abura uburyo yisobanuramo, abura uburyo yitwaramo, aravuga ati muzi n'ibindi, dufite byinshi byo kuyivuga, ntabwo bishira. Imana ni urukundo. Mwabonye natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni iki? Ni urukundo. Urukundo rero ntabwo barwigishwa, urukundo bararuhishurirwa. Ntabwo wakwigisha urukundo. You can't teach me how to love my wife. Nimba koko mukunda ibikorwa ntabwo mwigeze kujya mukundana, wabona umuntu mukundanye ugahita urwara mu nda. Ntabwo birababaho. Prophet wewe baguri kuvuga mu ndimi, wowe baguri kuvuga. Hari abantu twaterese cyane, narakizwa narakwakwanyaga. Narateretaga cyane. Ariko ufite ikintu gitangaje, hari igihe wabonaga nk'umukobwa umaze iminsi kurashing cyangwa se kujya ubona crash, uhita wumva ikintu kigusimbutse mukati, cyangwa se ukamwandikira akantu k'agapapuro. Ubu nta muntu wandikiye umuntu agapapuro, mureke kwijijisha, mwaratwanditse. Cyangwa se ukamucuga uri kumufatira note nko mu ishuri ugahita wandika ku gifuniko inyuma. Abo batende turumva. Mu by'ukuri nta muntu wakubwiye ngo genda umugurira aka gift. Uwo murimo w'aka gift, urukundo wamukunze rwaguhaye ishurirwa ko ukeneye kumuha ikintu.
niyo mpamvu nusobanukirwa urukundo Imana yagukunze uzahishurirwa n'ibyo ugomba gukora kugira ngo uyiheshe icyubahiro nk'Imana yagukunze. Urukundo rero ntago warwigishwa, urukundo bararuhishurirwa. Iyo wumvishe utamu uburyohe bw'urukundo wakumva. Hari abantu bazi gukunda moshe, aragukubita urukundo ugahita uhwera like ukumva hari n'abandi nabo bakunda bagira ngo military love. Hari akantu nabonye kuri kimwe ngo military. Let me tell you, urukundo na Yesu yabonye nta kindi yadufatisha, yamfatishije umugozi ariko rukundo rwe kumuhanga tumuzamurira ibiganza uwo mwami. Shira ubwoba, shira ubute, nyuma zamura ibiganza ngo haleluya, haleluya. Yesu yabonye nta yindi turufu yadufatisha, kuko twebwe ikiremwa muntu twari babi kurusha abandi bantu bose. Arareba asanga nta yindi turufu kereka kuza kuduhundagazaho urukundo. Urwo rukundo rutaza bitewe n'aho uva, rutaza bitewe n'uwakujyanye imbere y'Imana, rutaza bidatewe n'uwagupresence imbere y'Imana, ahubwo ruza nta kintu wakoze. Abongereza baruvuga neza ngo ni unconditional what? Utakoze neza akagukunda, utakoze ibidahambaye akagukunda. Urwo ni rwo rukundo Yesu adukunda. Niyo mpamvu mu kintu cyakagombye kugusaza kumukunda cyane ni urwo rukundo yagukunze udakwiriye. Hari abantu rero bigira ukuntu bakati twebwe twari barumuna ba Yesu. Nta wari ikibandi nkanjye, wari mubi. Hari umuntu utenga ubusumbo ngo nakijwe iki, ngo nta n'amafuti nagize. Do you think ko dukizwa amafuti twakoze? Dukizwa urupfu rw'iteka, ntago dukizwa amafuti twakoze. Kurimbuka. Niyo mpamvu Yohana 3:16 kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itangwa kugira ngo umwizera atagira atarimbuka. Icyo nicyo twakize. Niyo mpamvu mu Baroma 8 Paul yavuze ngo erega ngo ntateka tuzakirwa abari muri Kristo Yesu. Uzi impamvu tutazatirwaho iteka nuko urukundo rwe rwaduhinduye kuba abana b'Imana. Urukundo rwe rwaduhinduye kuba umwana w'Imana. Uko Imana iri niko nanjye ndi. Nizo ntege nke zawe yego. Icyo nicyo kirengeye urukundo. Abarundi bavuga neza ngo ni kibirengeye. Like urukundo rw'Imana. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ikintu cyambere dutuma dushima Imana ni urukundo Imana yadukunze. Ikintu cyambere dutuma dushima Imana ni iyo nature. Nature y'Imana y'urukundo. Indi nature ya kabiri nyuma y'urukundo, Imana irera. Imana igira gute? Urumva ukuntu mubivuga gake? Ntahishurirwa mu kwera kwayo n'ibindi bintu byose. Donc ugomba kwishimira ko ari yera gusa. Kubariye tatofa umva Imana irera ku buryo mu ijuru nta yindi ndirimbo ibaho. Abakuru abasaza 24 n'ibizima dore ikintu bahora bakubita amakamba yabo hasi bavuga ngo uruwera bakarangiza ngo uruwera bakazamuka uruwera. Uzi impamvu imyaka ibihumbi n'ibihumbi iraciyeho ntibararambirwa? Uzi impamvu batarambirwa? Kwera kw'Imana ntikurangira. Mbivuze neza buriya kwera kw'Imana nikurangira. Uzi impamvu iyo bakubise amakamba yabo hasi basize ari yera, ariko iyo bazamutse basanga kwera kwayo yongeye yazamutse. Basi ko twasize uruwera bikabyongere bakongera bakamanura amakamba yabo bazamura gasa kwiyongera kwawo kwera kwazamutse.
nabo ubwabo byarabacanze mu ijuru. Maleka zarabrahada. Tuvuge cyane haleluya. Tuvuge cyane ngo haleluya. Iyo usomye Yesaya 6:4 umva ibintu bibera mu ijuru. Yesaya yaratravelinze ajya mu ijuru asanga ibiberayo. Yesaya 6:4 please hurry up. Ngo imfatiro z'iki y'umuryango nijwe rivuga ngo inzu yose yuzuye. Yesaya please, is it the right? Nabona muri King James version cya NKJV. Anyway, reka twikomereze. Tuvuge cyane ngo haleluya. Imana iri yera. Niyo mpamvu tukwiye kugira gute? Kuyemera nk'Imana yitwa yera. Umva rero igitangaje. Munde mbabwira igitangaje. Igitangaje suko yera. Igitangaje suko ifite urukundo. No, Imana actually ntago igira urukundo. Imana ni urukundo. So murumva uko Imana irenze? Ibaza uko yaje gutura muri wowe, umwana w'umuntu. Haleluya. Ibyo nibyo byakagombye kubanza kukuriza mbere y'ukurizwa n'ibibazo ejo bizarangira. Ari guhanura muri gufashwa. This is the first prophecy, the word of God. Let me tell you, iyo urebye uburyo Imana ari yera, ukareba uburyo Imana ikunda abantu bayo, urati Imana ndi umuntu ki, ndiki ku buryo nkunda bene aka kageni. Ibyo rero nicyo kintu cya mbere cyakagombye kudutera ngo Mana nturamburiye amaboko kubera urukundo rwawe, kubera kwera kwawe. Ndagushimiye bitewe n'ibyo utakoze, ahubwo bitewe n'uwuriwe ku buzima bwanjye. Twamuramburira amaboko tuati Imana urakoze kuri Imana yera, urakoze kuri Imana y'urukundo. Tuyikomera amashyi menshi cyane. Abari gufashwa tuvuge ngo amen. Icya kabiri gituma dushima Imana nukumenya ko he is the one who does all. Niwe muntu ukora byose. Vuga amen nkubwire. Amen. Vuga amen nkubwire. Amen. Ntabwo ari Imana ikiza indwara, nuko ariyo yagukijije. Ahubwo ni Imana itanga akazi ku wundi. So ni Imana idakora kimwe, ni Imana ikora byose. Reka dukurikire please. Follow mundebe gatoya. Ni Imana ikora byose. Habi bidashobokera abana b'abantu. Ku Mana bigira gute? Iyo ntago igira ikibazo ngo bampaye raporo ngo sida ngo byagenze gutya ngo kanse. Imana irareba ikabati wanyizeye nkakwereka ukuntu ako karaporo nkacagagura. Haleluya. Vuga cyane ngo amen. Amen. Umva igitangaje. Imana ni Imana ikora byose. Mukurikire. Luka 1:45. Luka 1:45. Please. Luka 1:45. Hari uhageze? Kandi hahirwa uwizeye. Kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira gute? Bizasohora. Ariko ko numva mwasohotse bizagira gute? Bizasohora. Ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizagira gute? Bizasohora. Ntabwo bisohora kubera ko wakijijwe cyane. Bisohora bitewe n'uwabivuze. Amen. Rasotayaba. Ntabwo biterwa n'ibirimo twakoze, biterwa no kwizerwa kwayo. Yabwiye Sara uzasama umwana ya Abrahamu ku myaka 90 arasama. Don't joke. Ni Imana ikora. Hari ibintu bibiri nabonye ku Mana. Icya mbere ni Imana ya integrity. Integrity ni ubunyangamugayo. Is it right? Ubunyangamugayo. Mwani magambo ibyivuze ifite ubunyangamugayo, itakwemerera ko itakora icyo yakubwiye. Icya kabiri, Imana ntabwo ari injajwa. Icyo yavuze ifite imbaraga yo kugikora. He have the capacity, ability gukora icyo yavuganye nawe. Ntabwo Imana ipfa kuvuga. Iyo yavuganye nawe ni yizerwa no kubikora izagira gute? Izabikora. Listen. Ni kugira gutanga ibyanditswe backing ibyo mvuze. Zaburi 127:1.
please media team twirukanke Zaburi 127:1. I love the Bible, my God, please. Undaba dushakira Yohana ubutumwa bwiza 15:5. Indirimbo ya Salomo y'amazamuka. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, wabyumvishe? Nabiriya wivugisha ngo nubatse inzu yanjye, dore Uwiteka. Atari we wubatse inzu, abayubaka baruhira iki? Uwiteka iyo atari urinda umudugudu, umurinzi yabera uburinzi ufite ku buzima bwawe. Impamvu ujya mu kazi ugataha amahoro si kuzi gudrivinga neza. Ego. Hari Imana iproteja abana bawe kujya ku ishuri bakagaruka ari amahoro. Nagaruka uzi kubarera neza, oya, ahubwo hari Imana ikora byose kandi byose bikagenda neza. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 5:15 please. Ninjye muzabibu, namwe muri amashami, uguma muri jye, uguma nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, akandi karyoshye, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ayiwe, subiramo ako kandi. Kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Kuko nta kintu mubasha gukora mutamfite. Hallelujah. Reka mbwisukuri, hari ibintu ujya ukora ati none presentinze neza mu kazi. Nakoze business speech nziza ndi ntyoza nzi kuvuga, uribeshya. Ntacyo wakora utamufite. Kuko niwe muzabibu. Twe turi iki? Amashami. Abefeso 3:20 biravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane nibyo nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Listen, ninde waguhaye izo mbaraga? Nibyo twitwa ngo twakoze, niyo ibikorera muri twebwe, ni providing imbaraga. Abatesalonike ba mbere rakosa pahata. Abatesalonike ba mbere kangahe? 5:24. Irukanga ngo ntacyo babasha gukora akakanyishe, ntacyo babasha gukora batagize gute? Batamufite. Ihamagara niyo kwizerwa, no kubikora izajya gute? Izabikora. Nago tubishidikanyaho, nago tubidutaho, irabibashije gukora. Na bya bindi ubona bikuriza, na bya bindi ubona ibi ntago byahinduka, nkuzaniye amakuru meza. Imana niyizerwa, no kubikora izagira gute? Izabikora. Na bya bindi ubona byagucanze, n'abamwana ubona yakunaniye, na rwa rugo ubona ruri gusenyuka, humura, hari inkuru ziza ngufitiye. Imana niyizerwa, niyo twebwe kwizerwa bitunaniye, yo ntago bijya bihinduka. Ihora ari iyizerwa, yahoze ari iyizerwa, izahora ari iyizerwa, no kubikora izagira gute? Izabikora. Muri uriya muryango wawe biraza guhinduka muri iki cyumweru mu izina rya Yesu. Iki cyumweru cy'amashimwe hari inkuru nziza iza gutaha mu muryango wawe, ukazarangiza umwaka ufite inkuru nziza mu izina rya Yesu. Ndahanurira ubuzima bwawe mbere yuko uyu mwaka urangira, Imana izana inkuru nziza mu buzima bwawe, Imana izana inkuru nziza mu muryango wawe, Imana izana inkuru nziza mu bana bawe, Imana izana inkuru nziza muri business yawe. Zamura ibiganza ngo I receive it. I receive it. Imana niyizerwa, naho twebwe byatunaniye, naha handi ugeruka bati ibi ntago bishoboka. Ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Yamiduri identite, ahinduye ibihe, ahinduye ibihe, ahinduye ibihe, aratwibutse. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Twicariraho iminota mikeya. Barahadosha. Navuga ko ndi gukora introduction. Ejo tuzaguruka. Tomorrow? Aba. Bwira mugenzi wangu ejo tuzaguruka. Ejo tuzaguruka. Hallelujah. Niki kiba iyo dushimye Imana? Maze kubabwira ko
fundamental reasons zituma dushima Imana, impamvu zifatika zituma dushima Imana. Iya mbere ni iyihe? Ni ukubera Imana iyo ariyo, sibyo? Iya kabiri ni iyihe? Ni ukubera ko ari Imana ikora byose. Izo nizo mpamvu ebyiri zifatika zidutera gushima Imana, zidutera kurambarara hasi. Dawidi yabonye isanduku y'Imana yongeye kugaruka i Yerusalemu, arabireba ati iyi ni isanduku igarutse. Aratangira araceza, atambira Imana, imbabazi zayo ni nziza. Umwitero ugira gute? Uwo yari umwami, twebwe nta nubwo turi bagitifu b'akagari, sibyo? Ariko kubyinira Imana byatunaniye, ahubwo turazanye ikidiplomate. Glory, hallelujah. Iyo tugeze mu nzu y'Imana twibagirwa amaposition dufite. Nibyo unyumva? Nibyo koko iyo tugeze hano hanze urakomeye, nukuri turabizi gukomeye. Ariko iyo tugeze mu nzu y'Imana biraturenga, bitewe n'Imana yariyo twakibuka imirimo yose Imana yakoze. Dawidi yaravuze ngo nta kindi yo nyibutse ngo muramburira amaboko. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, ari bintera kugushima. Zamura ibiganza. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. Muzamura ibiganza ngo haleluya, haleluya. Iyo twibutse ko imyaka 50 irangije, twakwibuka ko 2024 nayo irangije. Twakwibuka ukuntu abarozi bagushatse bakakubura, twakwibuka abanyeshyari ukuntu bagushatse bakakubura, twakwibuka ukuntu utigeze uburara wariye, twakwibuka uburyo abashaka guhambara ubusa ukabaho. Ibyo nibyo bidutera kubyina, ibyo nibyo bidutera kwihimbaza. Vugiriza Yesu akaruru. Umva, ntago dushima Imana kuko twabuze ibyo tuvuga. Ureka mbabwira kandi kantu, papa wanjye, hari igihe situation turimo situation, present situation ihari, itwibagiza ko hari ibyo Imana yakoze. Twabati se ndagushima niba utarabikora. Reka ngwize ukuri, waburi ndashima. Ibyo urimo yego birakubabaje nibyo, ariko wibuke ko hari ibyabanje byari bibabaje yabanje gukora. Banza ufatireho, banza ubwiye ngo nubwo bimeze biki, ariko abacuranzi bagiye Mana yanjye. Donc nubwo bimeze gutyo ndabanza nguhimbaze, ndabanza ngubyinire. Nubwo hari bitagenda neza ndabanza se tuvuga cyane ngo haleluya, haleluya. Reka mbabwize ukuri, hari imirimo myinshi Imana yakoze. Ibuka ukuntu abantu bapfuye wowe ukaba ukiriho. Wandebera umuntu mwicara ukamubwira ngo felicitation. No mubwiye felicitation, uzi ibintu byamuhiza uwo muntu, uzi ibintu byamukubise cyane uwo muntu. God bless you. Uyu munsi uracyahumeka. Nagira ngo rero ngutangariza amakuru, nta n'ikizashobora kukwica cyakunaniye. Am I talking to some people? Vuga cyane ngo haleluya, haleluya. Reka mbabwize ukuri, mureke twuzura amashimwe mbere ko uyu mwaka urangira. Kuganya twaraganyije, kubabara twarababaye, ariko reka twuzura indirimbo z'amashimwe. Vuga cyane ngo haleluya, haleluya. Icarire gatoya. Haleluya. Yego rwose. No, nawe tera indi haleluya ntacyo bitwaye. Haleluya. Ongera iya kabiri uyitere nta kibazo. Haleluya. Ako muba muzi ibyaduhize. Biravuga ngo izatanga ingabo nyinshi zipfe, kuba utarazibonye bazishyingura ntibivuga ko zitapfuye.
ako karumvikanye zarapfuye kuba ugihagaze usa gutyo wambaye umushanana mwiza umeze neza ukambara cravate bien cravaticote ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye ayi ikimani gushakaho nugukiranuka zamura ibiganza uvuge ngo haleluya haleluya. Mana yanjye ndumva umuriro wanyakiye. Niki kiba? What happens when we thank God? Niki kiba iyo dushimye Imana? Ndashaka kubabwira ibintu bitatu tugasoza. Niki kiba iyo dushimye Imana? Hari wavuga ngo Jackson tubwire. Mubwire ngo tubwire. Tubwire papa, tubwire. What happens? Niki kiba iyo dushimye Imana? Yeremiya 3:19. Shatakato. Yeremiya 3:19. Niki kiba iyo tugize gute? Shimima. Hazavamo mukurikire. Hazavamo iki? Gushima. Uboneki. Hazavamo gushima n'ijwi ry'abanezerewe. Kandi nzagirane nzabagwiza. Ntibazaba bake. Kandi nzabagira gute? Nzabubahiriza. Ntibazaba aboroheje. Nimbiri ijambo ari ryawe ryakire mu izina rya Yesu. Nabona version ya NKJV, please. NKJV. Nuvishe bivuga neza. Please read for us. Then out of them shall proceed thanksgiving. Thanksgiving. Urebeki. And the voice of what? Those who make merry. I will do what? Multiply. Hallelujah. Nzagirane. Nzabakuba. Nzabagwiza. I will multiply them. And they shall not be few. Wabyumvishe? Ikintu cya mbere kiba iyo dushimye Imana. Imana iduha kwiyongera. Imana iduha icyo bita increase. Kwaguka. Voilà. God bless you. Ikintu cya mbere kibaho iyo dushimye Imana. Uzi icyo ari cyo? Imana iradukuba. Imana iratwagura. Imana iratugeza kure. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 2:47. 2:47. Urebe ukuntu Imana yaguye barabana. Shalabradaba. Bahimbaza Imana, bashima. Mwabonye ko byose bitanya no guhimbaza no gushima? Mwabonye byose? Nta kintu kijya kubaho ibyo twasomye kitabanjirijwe gushima ndetse no guhimbaza Imana. Abantu bose kandi uko bukeye umwami Imana ikabongera. Kira muri NKJV. Kinyarwanda hari kuri gukoresha added praising daily, God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Yeah. Imana yabongereraga. Reka mbabwize ukuri, igihe utangiye gupfukama ukabwira Imana ukuntu ari nziza, ugatangira gushima Imana bitewe n'iyariyo, ugatangira kwishima bwa kabiri n'ibyo yakoze ku buzima bwawe, n'ibyo yakoreye runaka ukabishima. Dore ikintu gitangira kuba, Imana itangira kukumultiplying, Imana itangira kukwagura, Imana itangira kwagura imbago zawe. Niyo mpamvu umusengera mu izina rya Yesu kandi ntafite gushidikanya. Iki cyumweru cy'amashimwe, iki cyumweru cyo gushima kizajya kurangira. Imana yakwaguye mu izina rya Yesu. Uzi impamvu? Hari ihame uri gushira mu bikorwa. Ihame ryo gushima Imana rizana kwaguka ku buzima bwacu. Subizamo Yeremiya 30 cyari twasomye mu Kinyarwanda. Yeremiya 3:19. Hazavamo gushima n'ijwi kandi nzabagwiza ntibazaba baki. Wabyumvishe? Umuryango wuzuye amashimwe Imana irawugwiza, ntago baba baki. Reka mbwize ukuri, nubwo mufatanya musengera ibibazo runaka, nubwo mufatanya mugasenga iminsi 3 mwiriza, fata indi minsi 3 yo kwiriza no gushima Imana, uzareba ibintu Imana ikora. Igitangaje, Satani yatujyanye kuri imbaraga z'iribanga. Dushobora gufata iminsi 3 yo kwiriza dusaba Imana, ariko yamara kugikora ya minsi ntituyifate tuyishima. Nibyo. Kandi reka mbwize ukuri, iyo ufashe iminsi 3 usenga ushima Imana,
n'ibyo utari kuyisaba iraza ikabikora. Ejo nzabereka uburyo gushima biruta gusenga. I will prove to you in the Bible, muri zo Bibiliya zanyu. Ati Kibazo ntabwo tuzisoma. I will teach you tomorrow. Zamvuga kuri topic the wonders of thanksgiving. Ejo nimba ufite abarwayi bazana ejo. Hallelujah. Trust me. Nimba ufite zana. Apana nje. Apana we. Hari imbaraga z'Imana. Icyakabiri, hari imbaraga zibakinga iri hame turi gukora. Ntabwo tugiye kumarana icyumweru twotsa inyanya. Kotsa inyanya murabyumva? Ntabwo tugiye kumarana icyumweru twabuze ibyo dukora. Dufite family, dufite akazi, dufite no kuruhuka, dufite n'ibitanda byiza. Reka ngubwize ukuri, iki cyumweru tugiye kumara hano, Imana igomba guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ejo rero nzamberekana ibitangaza biva mu gushima Imana. Trust me, ejo uzasubira nayo n'igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Tuzagira umwanya wo gusenga no guhanura ku buzima bwanyu. Trust me, Imana igomba gukora ibintu bikomeye hagati yacu. Ikintu cya mbere kibaho iyo dushimye, Imana iratugwiza, Imana iratwagura. Niyo mpamvu munsi y'aya mavuta ndahanura kuri finances zawe, ndahanura kuri business yawe. Imana ikugwize mu izina rya Yesu, Imana ikwihutishe mu izina rya Yesu. Icyakabiri, iyo dushimye Imana, Imana iratubohora, ibohora ubwoko bwayo. Iyo dushimye Imana, Imana igira gute? Ibyakozwe n'intumwa 16:25. Nyarutsa ibyakozwe n'intumwa kangahe 16:25. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga, bararirimba, bagira gute? Bahimbaza Imana. Izindi mbozi zigira gute? Zirabumva. 26 please. Uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro nzizugira zigira gute? Zirasenyuka, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu yose igira gute? Harabayirayone bari hano bavuge ngo amen. Turahari. Paulo na Sila barabafata babashyira mu nzu y'imbohe, ariko bari barasobanukiwe ubwiru buri mu gushima no guhimbaza Imana, apana kuganya. Bari bageze aho abandi baganyiriza, bari kuvuga Mana ubikundiye iki Mana, kuki ubigenje ariko Mana, ariko Mana nawe, ariko uzikira bakoze. Bahise bashyiramo beat, baratangira rakosopa, baratangira barabyina, batangira bashima Imana, munde muvuge ngo amen. Amen. Bari barasobanukiye ibanga. Mu gihe cyo kuganya, reka twe dushima Imana, kuko hari imbaraga z'Imana zibakinga ihame ryo gushima Imana mu makuba no mu bigeragezo. Bari mu nzu y'imbohe, kandi kino gihe simba ufite umwanya wo gusobanura igereza y'Abaroma ukuntu yari imeze. Muri gereza habaga harimo indi gereza, bagufunga ku buryo amaguru utabusha. Bari bazi gutoteza cyane, ariko bari maho ngaho baratangira barabyina, baratangira bahimbaza Imana, barasimbuka, baranezerwa. Ngo izindi mbohe zigira gute? Zirabumva, ntizifatanya nabo. Uzi cyabaye? Bibiri kigiye ngo suddenly, ikinyarwanda ngo uwo mwanya, uwo mwanya bacyuzuza ihame ryo gushima Imana no kubyinira Imana. Uzi cyabaye? Ngo imfatiro z'inzu, umva ukuntu imbaraga, mukurikire, wumva ukuntu imbaraga zo gushima Imana zirenze uko tubitekereza. Ngo imfatiro z'inzu, imfatiro fondation zaranyeganyeze. Niyo mpamvu imbaraga ziri mu gushima Imana ntago muzizi. Trust me. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zirakinguka, ntawe uzifunguye. Ejo nzabereka uburyo gushima Imana bimanura Imana. Papa, Imana ntishobora kuguma mu ijuru hari umuntu ku isi uri gushima. Ntago bibaho. Ejo tuzagira ibihe byiza ndabizi. Umva igitangaje, bakiraho babona inzugi zose zigize gute? Zera ko zirakinguka, iminyururu yari bari higira gute? Reka mbobaze, babandi babumvishe bari kubikora bari hehe hano? Niyo mpamvu ushobora kuza ukarebera ukabindorerezi, abandi batabarwa wowe ukabindorerezi. Abandi barashimaga bo bica batako nk'abara bari kudusakuriza bataye umutwe.
ntibazi ko bari kubaha amahame y'umwuka aza kwimanifesta. Inzugi ziraturika, iminyururu yose ibavaho, nta muntu wayikoze. Niyo mpamvu ushaka kuhanurira nkubwire uko ushima Imana. Iminyururu yari iri ku buzima bwawe, iminyururu yari iboshye ubuzima bwa finance yawe, iminyururu yari iboshye famille yawe, uraza kuyibona igwa hasi mu izina rya Yesu. Narivuze ngo uraza kubibona bigwa hasi mu izina rya Yesu. Izi ni imbaraga zihishe mu gushima Imana. Iyo ushimye Imana, deliverance irakoreka. Nta mwanya mfite Mana we. Second Chronicles ni ingoma za kabiri ibice 20 ku murongo wa 19. Chronicles 20:19. Ureba abandi bantu bagize revelation yiri hame. Mwibuke ko ndashima n'Imana ko ino nzu ari inzu y'amahame, sibyo? So iyo mvuga amahame murumva ibyo mvuga. Urebe rero sasa inkuru. Abarebi bo muri bene Kohati nabo mu bakora bahagurutswa no guhimbaza Imana. Mwabonye bahagurutswa no guhimbaza Imana ya Israeli n'ijwi rirenga cyane. 20. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo. Please read for us. Second Chronicles 20. Tugeze kuri 20. Midati ibi mu bikemure, sibyo? Tagura hagera. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bwite Kowa. Bagisohora Yehoshafati arahagarara, aravuga ati, nimwumve yemwe abayuda namwe abatuye Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, ariko mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugira gute? Komeza 21 please. Nuko amaze kujya inama n'abantu, ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza ubwo gukiranuka kwe, barangaje imbere y'ingabo bavuga bati, nimuhimbaze Uwiteka ko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. 22. I love the Bible. Batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka, ashyiraho abo guciya igico Abamoni n'Abamowabu nabo ku musozi Seiri bari bateye ibuyuda baraneshwa. Next. Hari ahantu nshaka. Kuko Abamoni n'Abamowabu bari barahagurukijwe gutera abaturage bo ku musozi Seiri no kubiyo babarimbure rwose. Nuko bamaze gutsemba abisirayeli, baherako bahindukana Seiri, baherako bagira gute? Barahindukana, bararimburana. 24. Hanyuma abayuda bageze ku munara w'abarinzi wo mu butayu, basanga ingabo zose zabaye iki? Akora no bakunda Bibiliya. Zabaye iki? Imirambo irambaraye hasi, ari nta numwe wacitse. Komeza hari akantu ushaka karyoshye. Maze Yehoshafati n'ingabo ze bagiye kubanyaga. Wibuke basanze ari intumbi, ariko bati mugende mu banyage intumbi, bazisangana iby'ubutunzi bwinshi. Wabonye iyo duhimbaje Imana no kuramya Imana? Wabonye iyo dushimye Imana ikiba? Intumbi bazisangana ubutunzi bwinshi, n'iby'umurimbo, n'iby'igiciro cyinshi bicuje. Byari byinshi cyane bituma batabasha kubimara, bamara iminsi 3 bakinyaga iminyago kuko yari iki? Mundebe gatoya. Iyi ni igihe bari bateye Abisiraheli. Yehoshafati arasenga, Imana imuhije iyerekwa. Imana avuga ati, mwana wanjye, kugira ngo utsinde reka nkwishurire ihame ushyira mu bikorwa. Kuko impamvu twigisha aya mahame si kugira ngo uyumve utahe, ni ukugira ngo uyumve ujye uyashyira mu bikorwa, ahindura ubuzima bwawe. Imana ibwira Yehoshafati bati, wowe shyira abantu imbere, bene Asafu n'abandi bagende baririmba, bandamye, banshime, batangiye baramushima bati, Uwiteka ni mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Uzi icyabaye? Bagiye gusanga, bagiye ku rugamba, bahageze basanga abo bari bagiye kurwana nabo bose bahindukiranye, bicana hagati muri bo. Reka mbabaza akantu natekereje. Niyo bari guhagarara bakicana, byange bikunde hari umwe wari gusigara. Murabyumvishe? Wari gusigara. Uzi inkuru nziza ngufitiye, n'umwe yasigaye byarangiye nawe ubwiwe yigishe, kuko ntiyagombaga kubaho.
uzi impamvu uko baramyaga bagahimbaza, uko bahimbazaga Imana niko ibitangaza byajyaga mu banzi babo bakarimburana bakicana hagati yabo. Abari baje gutera bihinduka bari kwicana hagati yabo. Dore inkuru nziza, igihe cyose uhimbaje Imana, Imana iraza igabohora umuryango wawe. Imana iraza ikakurwanira intambara utekereje. Wowe icyo ukora, akanwa kawe kuzuza amashimwe. Akanwa kawe kagire gute? Kuzuza amashimwe. Icyanyuma, iyo duramye Imana ikiba, ibitangaza birakoreka. Iyo dushimye Imana, ibitangaza bigira gute? Ejo niho nzahera. Yohana ubutumwa bwiza 6:9. Uyu munsi ya introduction juste kugira ngo mwumve concept n'uburyo tugiye kumara hano iki cyumweru cyose. Icyambere nababwiye kibaho niki? Habaho multiplication and increase, sibyo? Mwabyumvise? Icyakabiri kibaho habaho deliverance of his people. Abantu boye ubwoko bwayo burabohoka iyo dushimye Imana. Icyagatatu iyo dushimye Imana, miracles atmosphere. Donc ibitangaza birakoreka. Murebe hano umunota 5 ndabasoje. Dusomere nta kibazo. Yohana ubutumwa bwiza 6:9. Hariho umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? 10 please, hurry up. Yes ati nimwicaza abantu aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi bingahe? 5. Yesu yenda ya mitsima agira ate? Ntago ndumva amajwi. Agira ate? Arayishimira. Ushobora kurenza ngo agira ate? Ntago yafashe imitsima mundebe, ntago yafashe imitsima mu izina rya Yesu uhita utubuka utujya. Yesu yari yarasobanuye, nubwo yari umwana w'Imana, yari yarasobanukiye ko hari ihame agomba gushyira mu bikorwa. Nimba Yesu yarasobanukiwe amahame y'ibyo yakoraga, twebwe twakora iki nk'abana biwe? Yaravuze ati niyo naba ndi Imana ngomba kugira gute? Arayizamura, arayishimira, ayigabanya abicaye, n'ifi nazo azigenza atyo. Agira gute? Nkuko bazisha. Iyi ni story muzi. Bararya barahaga, baza gusigaza intebo 10 na zingahe? Uzi cyabaye? Ntago Yesu yageze imbere y'Imana ayiririre, Mana abantu biyomaze ibisi, ntago tugira gutya mwakwa kundi dupapa. Iyo duhuye n'ibibazo, Yesu yarahagaze afata imitsima ibonetse n'amafi arabishimira. Yarazi neza ngo ikirere cy'ibitangaza gifungurwa n'akanwa k'amashimwe. Aho ikirere cy'ibitangaza. Erayon, nimba hari igihe nabigishije ibintu bikomeye n'uyu munsi. Let me tell you, ubushize ndabyuka ko twagize ibihe byiza, ariko iri jambo nutaha mu rugo usubire, kuko ibi ni urufunguzo rwafungura ubuzima bwawe kandi na sekta zose z'ubuzima bwawe. Yesu agera imbere abantu bari bashonje bameze nabi, abagore n'abana bamukurikiye iminsi 3, afata imigati niyita ko ari mike. Yarazi neza ngo mfite ibanga rifungura ibitangaza by'ijuru bikamanuka. Yafashe umugati arawushimira, ntago yarize. Niyo mpamvu nshaka kukubwira, hanagura amarira yawe. Hanagura iki? Mubitira agashyi mugeze ngo ati hanagura ayo marira mu izina rya Yesu. Yesu ikintu yakoze, yuzuye amashimwe, arashima. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 11:40. Ndasoje mwene muzigura, zakomeze ejo. Tuvuge cyane ngo haleluya. Wabonye dore cyanditswe cyanyuma, dureba amaso hano mayinga. Yemwe dusomere my sister. Yesu agira ate? Aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uragira gute? Yemwe dusomere nta kibazo. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Tuvuga amen mbabwira kandi. No, amen yawe iracyari hasibora cyane ngo amen. Zamura ibiganza uvuge ngo haleluya. Sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Komeza. Uyu ni Yesu ari kubwira Mariya na Marita. Ndaje. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati Data, ndagushimye kuko unyumvise. Haguruka ngwino hano. Hagarara hano. Soma neza ushize amanga. Hagarara.
Yesu vuga amena nkubwira akantu wavuze amena ukamfasha kubwiriza. Amen. Yesu yageze ku mupfu Lazaro amaze 4 jours iminsi 4 apfuye. Listen, apfuye ashizemo umwuka. Va kuri bya bindi yaramaze kuzura umwana wa Yariro kamuga ati yahumekaga yari muzima yaramuretse arabanza arapfa bien. Iminsi natangira aranuka. Yesu ageze imbere y'igituro papa uzi ikintu cyabaye ntago Yesu yavuze Mana we kandi wibuke Yesu yabanje kugira gute kurira kuko yari inshuti ye yarazi ko amarira ari burira atari buze kumuzura ahubwo yikonekta mu isi imwe reka nuzuzi hano ryo gushima Imana riraza kumuzura imbere y'umupfu imbere y'abazima Yesu aterura ibiganza nuko bakuraho igitare. Bamaze gukuraho igitare Yesu arararama aravuga ati Yesu arararama Data ndagushimiye kuko nyumvise. Haleluya. Vuga cyane ngo haleluya. Imbere y'umupfu Yesu arashima. Najya ngo nsoze nkubwira ibanga rya zuri byawe byapfuye si ukubiririra. Ibanga rya zuri byawe byapfuye ntabwo ari ukuri. Can I preach tonight? Umva ibanga rya zura business yawe ntabwo ari imibare na matematike nyinshi kuko warabikoze byanga gukunda. Ibintu bya zura kariyeri yawe ntabwo ari amarira oya. Dore urufunguzo umukozi Imana yadutegura iki gita akora hishuriwe Mana yanjye. Yes imbere y'umupfu ntago yarize kandi yari inshuti ye yabanje no kurira yarazi kamarira ye ntacyo ari buvuge mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu ushaka kubwira hanagura amarira. Igihe cyo kurira cyararangiye. Listen mwe muretse iki si igihe cyo kurira iki ni igihe cyo kwa prayinga mahame. Nakurikiye neza imbere y'umupfu Lazaro Yesu azamura ibiganza. Data ndagushimiye kugize gute kuko nyumvise. Mwene magambo yabanje kumushimira atarazuka. Ukomeje gusoma yarazutse ntiyazutse. Ndababaza yarazutse ntiyazutse. Yarazutse. Haguruka ku maguru yawe. Haguruka fafu. Ngiye kuguha iminota 2. Ugiye gushima Imana n'akanwa kawe. Hari ibintu bigiye gutangira kuzuka muri uyu mugoroba. Hari opportunities zapfuye zigomba kuzuka. Hari amahirwe yakugeze mu biganza arapfa ariko agomba kongera kubaho. Hari umuryango wawe wabona guri gupfa. Listen. Hari umuryango wawe wabona guri gupfa. Najya nkubwira inkuru nziza ko nushima Imana imbere y'uwo muryango upfuye hari igitangaza cyo kuzuka kiri buze kubaho. Let me tell you, hari abantu bizeye ibyo ndi kuvuga vuge ngo amen. Tugiye gufata iminota 2 n'akanwa kawe waryama hasi wapfukama wavuza induru. Sinshaka kubibona ukorana n'ubunebwe. Murankurikira neza wibuke ko ibibazo bikugoye buri kimwe cyose wagikora. Ndajya nkubwira imbaraga usengesha ushima usaba reka rizo ukoresha ushima. Ibuka ibyo Imana yakoze nkurahije ukuri kw'ijambo ry'Imana nutangira kubumbura umunwa wawe ushima Imana ataramarira kugenza uraza kubona Lazaro wawe azuka. Akiposia Shobora guhanura uyu mugoroba. Hanura Lazaro wawe uraza kumutahana muri iki cyumweru mu izina rya Yesu. Lazaro yaba akazi kawe, Lazaro yaba umuryango wawe, Lazaro yaba wa mwana wawe utakikumva, Lazaro yaba wa mwana wawe uri muyoboke, Lazaro yaba. Zamura ibiganza byawe. Amarira nazo yarekure. Tugiye guturika iminota 2 dushime uwo mwana. Muraza kubona inkuru nziza zituruka muri iki cyumweru. Muraza kubona inkuru nziza zituruka muri iri hame ryo gushima Imana. Zamura ijwi ryawe. Zamuka mu mwuka. Zamuka mu mwuka. atamwisina rya Yesu. Wapfukama waryama hasi warira. Shima Imana kubw'umuryango wawe. Shima Imana kubw'itorero Imana yaguhaye. Shima Imana kubw'akazi yaguhaye. Shima Imana kubw'isura nziza iguhaye. Shima Imana ko yakugaburire muri uyu mwaka. Uzura amashimwe.
zamuka 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 ibuka imirimo yakoze ku muryango wawe ibuka imirimo yakoze ku bana bawe ndashaka ko iki kirere cyuzura amashimwe zamura ijwi ryawe zamura ijwi ryawe amarira naza uyarekure aradukurikiye online musenge mu izina rya Yesu zamuka mu izina rya Yesu zamuka mu mwuka mu izina rya Yesu rasobogodogo bariada ukuri gushima razara ari kuzuka ukuri gushima akazi kawe kari kuzuka ukuri gushima urubyaro rwawe ruri kuvayo ukuri gushima urushako rwawe ruri kuvayo ukuri gushima akazi kawe kari kuvayo ukuri gushima business yawe iri kuzuka uzura amashimwe rino joro uzura amashimwe rino joro yes yes shetele boriaba raso baba 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 roso baba 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 shibe baba 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 ayo marira yarekure shima Imana kubwa position yaguhaye shima Imana zamuka roso hari ibiri kuzuka hari ibiri kuzuka hari ibiri kuzuka hari ibiri kuzuka rekede jayaba raba rahusa rebe satayaba shebe shaba shaba rahasa sharahazaya zamura ibiganza byawe my God mbega ibintu biri gukoreka ahantu zamura ibiganza byawe ndabona imiryango y'abenshi iri kuzuka ahantu ndabona marriages ndabona ishako ziri kuzuka ahantu yiramburiye amaboko ndabona business z'abantu ziri kuzuka vegazo variada repepepepepe shatayidade reteketekete shebe sabariadosha ratarata osabariada shiba riada rakosutayaba le shaiba latusaba rentekeperegadiada zamura ibiganza byawe haleluya ibyari bimaze igihe byarapfuye burundu bya bindi wari warakuyeho amaboko bya bindi utagisengera ndabona hari marayika w'Imana watangiye kuzura ndabona ibitare biri kweguka ibitare biri kuvaho my God sharededededede marakusabahada rakadia shota ranta ibariados shatariada bamumuka sobataka sanda rataida diada retezaya
zamura ibiganza byawe dushima Imana. Listen, mbere yuko iki giterane kirangira, hari abantu profete, hari abantu batangira gushima Imana mbere yuko iki giterane kirangira. Nimba ari wowe vuga cyane ngo amen. Amen. Mbere yuko iminsi 7 irangira, hari abantu baza kuba bakiriye inkuru nziza mu izina rya Yesu. Hari abantu baza kwakira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe munsi y'aya mavuta. Ndasenga Lazaro wawe wari warapfuye kubera ko wujujije ihame ryo gushima. Ndasenga ngo azuke mu izina rya Yesu. Narivuze ngo azuke mu izina rya Yesu. Listen, ndabona ibintu byinshi biri kuzuka. Finance z'abantu zizuka. Ndabona iminyururu yari iboshye ibiganza iturika. Rasanta ibarahash felanto faigat. Iminyururu yari ifashe urubyaro rwawe iturika. Iminyururu yari ifashe urushako rwawe iturika. Karahaza ya bariada shuta Kalo santaria barahada Rope sandoro boshekelemas